duhuze ngwino ngwino hano iwacu ngwino ngwino nkuririmbe wowe uhuje abanyarwanda. abaduteze amatwi mwiriwe. ku bufatanye na komisiyo y'igihugu y'ubumwe n'ubwiyunge, umushinga duhuze wa Alerte International n'abafatanyabikorwa bawo ari bo Ajiprodo Jijukirwa na ARCT Ruhuka ku nkunga ya USAID babateguriye ikinamico Shirimpumu mugiye kumva muri aka kanya. Nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda, ubumwe n'ubwiyunge ni icyerekezo abanyarwanda bahisemo kugira ngo bagere ku mahoro n'amajyambere arambye. Ibi bigashimangirwa n'itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda. Nubwo kurwanya amacakubiri n'ivangura iryo ari ryo ryose no kwimakaza ubumwe n'ubwiyunge ari inshingano ya buri munyarwanda, haracyagaragara inzitizi zitandukanye zikoma mu gukora gahunda y'ubumwe n'ubwiyunge. Mu rwego rwo gutanga umusanzu wawo mu bumwe n'ubwiyunge bw'abanyarwanda, umuryango Alerte International ubinyujije mu mushinga duhuze ugamije kwimakaza umuco w'amahoro, ubumwe n'ubwiyunge mu banyarwanda cyane cyane mu rubyiruko, wabateguriye ikinamico Shirimpumu. Muri iyi kinamico muriyumvira urugendo rw'ubumwe n'ubwiyunge rw'abatuye imisozi ya Bweramahoro n'Inyamitavu nuko bakomeza kugenda bakemura imbogamizi bahura nazo mu buzima bwabo bwa buri munsi. Duherukana mu gice cya mbere cy'ikinamico Shirimpumu aho Marigarita yashushubikanye umugabo we Simbikangwa amusaba gusubiza igitoki aho yagikuye. Ese Simbikangwa yaba yarashubije igitoki kwa Foromina? Reka mbareke mukurikira igice cya kabiri cy'ikinamico Shirimpumu. Ejo bundi waje iwacu wazanwe no kuduhuza ngo tubumbire hamwe mu bumwe n'ubwiyunge. Ese Marigari waramutse? Yewe, iyo ntaramuka umbonye se? Ariko se Marigarita, ahantu hose ko asigaye avuga nabira. Ese ko mbona ubaza ibishyimbo waje ukangurira? Yewe Foromi, umva, njyewe nshaka ibyitwa umwiza arahenda kandi wowe wabiboneye ubuntu. Ko nanjye ari byiza se wanguriye ukaneza imbere. Nta magambo menshi mfite Foromi, umuntu agurira aho ashaka kandi yahisemo. Nukuri nanjye ngurira mfite ibishyimbo byiza. Tuve mu mashenga ahubwo waje ukangurira. Ubwo ntabwo wayabikana n'ayandi. Yewe. Baba we, ese ko umunsi uciye ikibu, ibi bishyimbo birashara? Mama, ndagiye. Mbona urimbye iki gihe ugiye Karingani? Ariko mama nawe uzi ko umaze kuba umukecuru. Ntuzi ko uyu munsi ari ku wa gatatu? Harya uyu munsi nibwo mujya muri rya huriro ry'urubyiruko ry'ubumwe n'ubwiyunge? Yego mama, rimwe duhuriyemo na ba Muhire. Wa muhungu wa Foromina? Umwe wibwera amahoro? Yego, ari no muri komite nyobozi maze. Niko Karingani, igira hino nkubaze mwana wa. Buriya uri kumwe n'uriya muhungu wa Foromina, ubyitwara mute koko? Uzi n'imitungo yabo twanze kwishura so yasahuye mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi muri 1994. Umva nkubwire mama, ntabwo amateka mabi yacu agomba kuduherana. Nge niteguye gusaba imbabazi mu izina rya papa, tukanashaka uburyo tugomba kwishyura imitungo yangije. Kandi mama, nawe ugomba kubimfashamo, sibyo? Niko se Karingani, twahera he koko? Ntuzi ko abantu bibwera amahoro n'abatuye kuri uyu musozi w'Inyamitavu bose bazi ko so yapfiriye mu buhungiro? Maze rero mama, reka ngende ntakereza abandi bana, turaza kubivuganaho ninjoro. Genda ariko uramenye mwana wanjye, mu byo ukora byose ujye ugira ibanga, ntuzimene inda. Ushatse kuvuga iki mama? Ngo kwimena inda? Nyine ntuzavuge ko se kiriho, tutarapanga uko tuzishura biriya byose yangije. Ese nibyo mama? Ndabizi, reka ngende, ibindi turaza kubivugana ngarutse. Ewe, ngaho genda, nanjye reka nshira inkono ku ziko. Utebuka wibuka ko ejo mfite urugendo. Ndatebuka. Wibuka kunyanurira imyenda. Abana b'iki gihe uranyumvira Karinganire ngo azasaba imbabazi mu mwanya wa se, kandi azi neza ko Rwema akiriho, ariko se amaherezo azaba yahe? None uriya mwana yavuga ko se akiriho, ntarigeze mbivuga muri Gacaca. Aha, biraba ibyo ntibiba amaraso. Uriya si Fisi unyuzeho n'igarera? Fisi we! Hanigani Karinganirira. Karingani, ese ni wowe? Ukoresheje ikivugirizo nyawe guhari we man. Reka nkate ngaruke. None se man, ko waje muri karabu y'ubumwe n'ubwiyunge ntugaruke, byagenze bite?
maze ubu tugeze ku ntera ishimishije uzi ko tugiye kugurirana inkoko. Karingani urebye njye nabuze umwanya kabisa, ahubwo se wagiye ku igare tukagenda tuganira. Ngize amahirwe ahubwo nkiremwe imiyaga pe. None se ko numvise ngo wafunguye akabutike biri kugenda? Ariko amakuru aragenda n'ukuri, yagera ku basista akagenda nk'umuyaga, kandi ubwo wasanga ari Gatesi wabikubwiye. Aha, uravuga Gatesi? Shasi muherutse pe. Utumye ahubwo mukumbura. Utazibesha, umuhira kumvishije yavunira mu isi. Reka sha, noneho Gatesi muterese yantera indobo. Ariko se we na muhire byavamora? Sha, urambeshye kabisa. Naho ubundi amakuru yuko washinze akabutike nayahawe na nyokorome Gakwandida. Karingani, wimbwira ibyiyongirwa marume ngo ni Gakwandi. Uzi ko no mu byaciye intege zo kutaza muri karabu nawe arimo mwana. None se mani byagenze gute? Abazana ubu Babiloni mwana. Ngende umwana w'inzigo, munda agacura amasindi y'inyoni, sindi n'igisimba. Ngo ntabwo ngira naho mbarizwa. Fi, uzi ko ari danje mani. Ariko rero ibyo ntibyagombye kuguca intege. Buriya niyo mpamvu twe nk'urubyiruko tugomba gutera intambwe tukarenga mu mateka tugafasha sosiyete nyarwanda kwimakaza ubumwe n'ubwiyunge mu muryango. Ibaze nawe abo kwa mama baranyihakana, nabaza mama papa akanyiyama ngo nindeke kumutuma. Ubwo se urumva mbarizwa. Fi, ndabona mpagize urakoze kuhangeza. Gusa ndabwira abagenzi banjye tuzagusure tukuganirize. Sawa nsuhurize Gatesi mwana. Ko Gatesi tumwemera turi benshira, ndamusuhuza. Ese bariyora ko none urugero ugana mu gikari rukinze. Uwamaho mbe wamaho. Karame nimukomeze turi inyuma mu gikariye. Ese muraho nagize ngo ntago muhari da. Ese ni wowe simbika? Ndabona untuye. Reka mbakire. Fata neza kiraremeye da. Aho ubundi se reka burya ndakuzirikana. Niyo mpamvu rwose uyu munsi nigabye ndavuga n'iki gitoki. Nabone gikwiye pe. Utari amahoro w'amahirwe. Nuko ndikora nitahe n'ubusa reka nkutahe nkuramutse. Ariko simbikangwa nawe urasetsa. Imitoma yawe urayisazanye pe. Uracyatebya nka kera. Akira agatebe wicare maze umbwire amakuru y'umuhira. Yewega. Mbandoga rwawe kwisi wamaho. Buruzi ukuntu mukunda. Ese ntujya wibuka ko nyakwigendera Rwema yari inshuti akadasohoka. Gusa njyewe nkubeshye ko wagira ikibazo mpari se nkikemurera. Ariko nawe usiko wanganirije ukanyibagiza no kukuzimanira. Reka nze ndaje. Naho se ubundi w'amahoro ugira ngo ari gisanganwa nk'amagambo. Erega burya n'umutima mwiza n'umugenzi w'Imana. Ndaje umbwira amakuru ya Margarita dore ko ntanamuherutse. Yewega. Mama, ibiryo biraryoshye pe. Uzi gutegura akabaga umuntu akaba yakwiryuma. Ariko se muhire urabona atari bisanzwe koko? Uyu munsi ndumva noneho bidasanzwe. Ahubwo uzanyigisha umunsi nashatse nanjye njye mbitekera umugore wanjye. Nuko ye ngaho mbwira rero wasanga utaramboneye umukazana. Ayada ntawe naramukwereka se ngo nshime. Aha abubu se baracyashimirwa n'ababyeyi ra? Yesuko biri mama uzabantu nshime kuko ntabwo wansigarana ndi umwana umwe ngo nanjye nkubabaza. Nibyo rwose mwana wanjye ayo narize arahagije ntuzambabaza. Oya pe nawe urabizi ko nabikora. Ese muhi ya maklabu yanyu mujyamo y'ubumwe n'ubwiyunge wa muhungu wa Rwema nawe arimo? Uravuga Karinganire se? None se hari undi mwana bafite si wowe wenyine? Yego mama ahubwo se ntuzi ko ari we perezida wacu. Burya se? Kuki bimbajije se? Aha ni byiza ubwo urubyiruko rw'inyamitavu rubasha gufatanya n'urw'ibweramahoro mukaba muri guhuriza hamwe amaboko yo kubaka igihugu. Ariko rero nubwo duhura haracyari imbogamizi zishingiye kuri bamwe mu babyeyi bacu bagifite imyumvire y'ingengabitekerezo n'ivangura. Urashaka kuvuga iki muhi? Hari bamwe mu babyeyi babuza abana kuza mu matsinda y'ubumwe n'ubwiyunge, abandi bamaramo igihe gito bakavamo, hari n'abo dukangurira kuza mukabona batabyumva bakigira abantu b'indeba. Uzi ko bibabaje? Ese nibyo washakaga kuvuga? Erega mwana wanjye inzira y'ubumwe n'ubwiyunge ni inzira ndende, gusa ntimugacike intege. Mama usko twahugiye mu kuganira tukibagirwa kurya. Hasi ubundi w'amahoro aka gacuma rwose yo nkabonye nibukanya kwigendera Rwema. Ndibuka kera kwita inkongoro ya Dede. Ariko se nawe igihe baba bavugiye nyakwigendera uwo ubundi se n'ubwakita gatyo
byabuzaga kugasangira. imba ndoga rwabo kwise rego amuho so mpamvu se narenze umusozi wabwira amahoro nkambuka umugezi nje kukureba wowe amahoro rwose amatama atemba itoto utambuka nk'igitamba mbuga niko rwose reka nkubwire amaho nzaguhoza amarira n'agahinda pe ntuzongera kwitwa umupfakazi marukundo ariko nawe niko ye hakugije agatebe hino kanyegere ko mbona n'akabaho k'umugoroba gatangiye kuntaba hoya sigaho have yewe hegera hino ariko amahoro ese ubundi washashe bugari ko ndi burare ko mbona bunije have ariko have ndekura uramenye have yewe ko samara waretse kugira nk'umwana umuntu ukuze nkawe koko ndanze ndakura ariko kandi uratuma ntabaza ndakura ariko ubwo ufite imbeho wakwijya hino ziraka inka ziwacu ziratashye mama ko ngiye kugarira ihene wazicyuhira mwana ishobora byose simbikangura ari inkoreye mama nugarire ye ugarira have yewe simbika mu gihe karinganira arimo kugarira ngwino nawe nkwereka unyura mu nsinzi umucyanzu ariko samara ko kuramo utamemukiye niba arasebanza unyemerera ko nzagaruka sibyo genda yewe genda tuzavugana nyura hano ariko wamaho ngaho urabayeho da ariko nyamuneka rwose uzanzirikane ye manuka uratambikira ku itarasi ryo hepfo ese mama urimo kuvugana nani yewe n'izi hene ziba zanduhije mwana wa ni ka gasekurume ka gihuga buriya kaba kari kuzitesha umutwe naho ubundi nakomeje kumva uvuga ngira ngo ni umuntu muri kuganira reka ahubwo ngwino ufashe gutonora iki gitoki tugereke kuri ibi bishyimbo burije mama bigeze igihe utarahisha n'ukuntu nshonje ese iki gitoki wagikuye yewe ese ugira ngo ntitwagize amahirwe iki gitoki cyavuye ibwera amahoro kwa Simbikangwa niyo mpamvu Gatesi ataje mu matsinda kuki nta musanze aha koko ngo tuganire we numfashe yewe burije tugire vuba naho Gatesi uzamusanga iwawe. ibya Simbikangwa bikomeje guhumira ku mirari. Nyuma yo gutura uwamahoro igitoki akirindiza kubwira ngo arare birangiye amuhakaniye none atashye mu ijoro. Ese aho mama aragerayo? Ntagerayo se arabwira Marigarita ko avuye he muri iryo joro? Ntimuzacikwe n'igice cya 3 cy'ikinamico Shirimpumu. Hari icyakunyuze, ufite ikibazo, inama watanga cyangwa igitekerezo, watwandikira ubutumwa bugufi kuri nimero ikurikira 0785 292 501 cyangwa se ukohereza ubutumwa bugufi kuri email ikurikira shirimpumu2020@yahoo.com. mushobora kandi no kudusura ku rubuga rwacu rwa YouTube ari rwo Ikinamico Shirimpumu, ukaba wabasha kumva ikinamico zose zatambutse. Ikinamico Shirimpumu itambuka kuri Radio Rwanda buri wa kane saa 12:45 mbere y'amakuru y'Ikinyarwanda. Bino mushinga